Iri shuri ryasenywe ryitwa Saint Rita, ni ishuri riherereye mu kagari ka Gahogo ahazwi nko mu Ruvumera, ni mu murenge wa Nyamabuye, ni mu karere ka Muhanga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abakorera muri iri shuri batunguwe no kubona inzego z'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga icyarimwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye bafata abakozi baraza basenya iri shuri. Nigishagamo siyanse n'imibare, cyari kidufatiye runini nk'abarimu. Twabonagamo amafaranga yo gufasha imiryango yacu, abana bacu bahigaga, twari dufashije imiryango yacu rwose. Cyari kidufatiye runini, ku bwacu turahombye nk'abarimu kandi turahombye nk'abarezi, kuko twarereraga igihugu cyacu. Murakoze. Murabona ari izihe ngaruka bigiye kubagiraho ku ruhande rwanyu? Abana bo ingaruka bibagiraho ni izihe? Abana bahigiraga aha turabonye ingaruka zo ni nyinshi, haba ku barezi. Imiryango yacu ibuze icyo kurya, ibuze ibyo kudufasha bya buri munsi. Izindi ngaruka bitugizeho, abana bacu babuze aho kwiga, kandi nta handi twari twarateguye. Natwe abarezi ntaho twari twarateguye tuzajya gukorera, kuko ntabwo ibi twari tubyiteguye, nta nubwo twari tubizi. Icyo twakoraga twigishaga tugahembwa, nta n'ikintu twari tuzi ku by'ibi byo gusenya. Twe nta kintu twari tubiziho. Rero bitugizeho ingaruka, kuko nta handi dufite tuzajya gukorera. Imiryango yacu igiye kubura icyo kurya, imiryango yacu igiye kubura ibidufasha bya buri munsi. Niho twakuraga icyo kurya, icyo kunywa, icyo kwambara, niho twakuraga yemwe na minerivare yo kwishyurira abandi bagiye kwiga mu bindi bigo nka segonderi, nanjye ubwo nyifite n'uwiga kaminuza. Ubwo rero turahombye nk'abarezi muri iki kigo. Ukwezi kumwe gusigaye ngo amashuri atangire, murabyitwaramo gute? Natwe ntabwo tuzi aho turi bugane, ubu ntabwo turabimenya. Gusa ubuyobozi niba ari bwo bwafashe uyu mwanzuro, ndumva nabwo bwari kudutekerezaho nk'abarezi bari bari muri iki kigo, bagatekereza icyo kudukorera, kuko ntabwo tubaye natwe victime y'ibi bibaye. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa ntabwo twari tukiteze, natwe cyadutunguye cyane. Mu minsi twari turimo kwitegura gutangira amashuri ku itariki ya 7 z'ukwa 9, ariko ku ruhande rw'abana no ku ruhande rw'ababyeyi, ku buryo nkanjye wungirije umuyobozi nari ndimo gukora mu gihe umuyobozi arimo kwivuza. Rwa Faisal afite randevu y'amezi 2 yo kwivuza umunsi ku munsi, kujya ajyaho 3 mu cyumweru, nkamusigaraho mbese nk'umuntu umwungirije. Nazakwakira ababyeyi n'abana tukandika bikomeje. Igikorwa rero cyadutunguye, murumva nyine ntibyoroshye ku ruhande rw'abarezi no ku ruhande rw'ababyeyi ndetse n'abana pe, kuko abana bigaga aha ngaha barisanzuye, barishimye, bakundana n'abarezi n'ababyeyi, dukorana ku buryo bwose bushoboka. Ntabwo mwaganiraga n'ubuyobozi bw'ikigo bubateguza ko umunsi umwe akarere gashobora kuza? Byadutunguye pe, byadutunguye ku buryo baje mu gitondo, nari ndi hano mbona nyine abayobozi baraparitse hariya, ndasohoka nk'umuntu ugiye kubakira, nuko umwe muri barambwira ati musohora abana, kuko nyine hari n'amasomo yo gufasha abana. Mbese umusohora abana, mbese bigenze bite? Ngo musohora abana tugiye kwasenya? Ntireka da, ibyo bintu ko ntabyo tuzi. Ngo ariko ngo birazwi, ntabyo tuzi. Nuko nyine ndanabaza ntese ntibundi muri bande ko abashyitsi baje ngo tugomba kubakira, twagana tuzi abo ari bo. Umwe arambwira ngo ni visi meya w'akarere, undi ngo ni yandi manager w'umurenge. Nta kibazo, ubwo turamenyanye rwose, ni karibu. Tugomba dusorera abana. Murumva nkamwe rero ibyo bituguyeho gutyo, twaguye mu rujijo pe. Ubwo nyine murumva ese turasohora iki, turareka iki? Nuko nyine ubwo bigenda gutyo. Ariko twari twatangiye kubandika pe, twari twatangiye kubandika materineri yemwe na primaire, gukora ababyeyi bava nko mu zindi ntara kuri mu Kinanga bakaza kwandikisha abana. Hari imiryango ingahe uhere muri nasari? Hari imiryango 4, kuko hari middle imwe na top 2, top imwe na baby 2, noneho from P1 up to P5 hari lokali imwe. Mwari mufite P5 hano? Twari dufite P5. Mwari musigaje umwaka umwe? Twari dushigaje umwaka umwe.
none ingaruka bigiye kubagiraho nk'abarezi mwakora bibatunga n'izihe? nyine birumvikana namwe nk'ababyeyi n'abana bacu benshi bigaga ahangaha, ubwo murumva nyine namwe nk'ababyeyi ari abarera ahangaha ari abahakoraga, murumva nyine tugiye kujya mu gihirero birumvikana. Niba wenda umubyeyi akoraga ahangaha akabona minerivare y'umwana se mu kwezi kumwe arayikura hehe? Kandi nkurikije imikoranire y'ababyeyi b'ahangaha n'ubuyobozi bumvikanaga rwose ku buryo kwishyura abana byari ibintu byoroshye bitari bigoranye. Urumva ko nawe ni ikibazo gikomeye. Murasaba iki rero? Nyine ubwo ababikoze se ntibari bafite n'icyo bateganya? mubonamo akarengane kubasenyera gusa nyine ku bintu byadutunguye, ibaze niba nk'umuntu agutunguye gukora igikorwa nk'iki ngiki wakumva umeze ko bijyana na gusenya hano, bijyana n'igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi wa Muhanga. mwe mubibona gute kuba mwarubakishije ibikoresho by'imbaho? ariko nkeka ko wenda hari burya mu mikoranire myiza hagombye kuba iki ubujyanama. Njye nicyo nasorezaho. Nitwa Umutoni Francine, nkaba ndi umubyeyi urerera muri iki kigo, nkaba naranatangiranye nacyo gitangira kwigisha umwana wanjye wa mbere yarahize, ntabwo nibuka ariko umwana wanjye wahize ubu ageze mu wa gatandatu, agiye kujya mu wa gatandatu. Ni ukuvuga rero ngo undi wa kabiri nari mpafite yari agiye kujya mu wa kabiri primaire. Mfite impungenge rero z'uburyo dufite impungenge nk'ababyeyi z'uburyo tuzabona aho kujyana abana hasigaye igihe gitoya. Urabona ukwezi gusigaye ni guto, itangira ry'amashuri ni kuri 7. Kubona ahantu turi bwerekeza abana biragoye, byatubabaje, byadushenguye imitima. Ibi bintu ntabwo twabitegujwe nko mu nama y'ababyeyi ngo babitubwire bati iki kigo ntikigihari mushaka ahantu mushyira abana. None kugeza ubu ngubu turi kwibaza nk'ababyeyi ahantu turi bwerekeza abana, mu gihe badutunguye gutya ishuri bakaba barishyize hasi, abana bacu bari basigaje ukwezi kumwe gusa bakajya ku ishuri. Byatubabaje kandi byadushenguye imitima. Isenywa ryaryo amakuru mwayamenye gute? Ni ukuvuga ngo isenywa ry'aya mashuri, njye sinari mpari nagiye kwiga, hari amasomo njya niga bahise bampamagara bambwira ati ya mashuri barayasenye. Nahise numva nikanze ndavuga nti abana bacu turabashyira, nicyo kintu nahise ntangira. Umwe kuko nta wa gatandatu wari uhari, umwana umwe ubwo yageze mu wa gatanu mpita mujyana ku kindi kigo. Nari mpafite rero undi uhiga wari ugiye kujya mu wa kabiri. Ni ukuvuga ngo twahungabanye, turi kwibaza ahantu turi bwerekeza abana bacu. Iri shuri ikintu cya mbere ryari ridufitiye umumaro, ni ishuri ryari ritwegereye, ni ishuri ritaducaga amafaranga menshi nk'abantu batishoboye, buri muntu wese yibonagamo n'iki kigo. Ikindi iri shuri ryatumye nk'abaturanyi, nanjye ntuye hano inyuma y'ishuri, nk'abaturanyi baryo ryaturindaga abajura. Aha hakunze kuba abajura cyane, ariko aho ishuri rihagereye nta bajura bari bagihari. Ni ukuvuga ngo ryari ryaraturinze abajura nk'abaturanyi baryo. Ubwo ni ingaruka nyinshi zije kubw'iri shuri rivuye aha hantu. Amazina ni iri? Nitwa Umutoni Francine. Ibyifuzo byanyu nk'ababyeyi ni ibi? Uravuga uti hasigaye ukwezi kumwe ntituzi aho twerekeza abana, murasaba iki? Ibyifuzo byacu ni uko badushakira ahantu twerekeza abana bacu, kugira ngo abana bacu bazatangirane n'abandi badasubira inyuma, kuko kongera kubona ahantu uri bujye ntibishoboka. Hari nk'aho twagiye tubaza akatubwira ati twamaze kwandika abana. Ubwo rero kugeza ubu ntabwo turi gutekereza ahantu turi bwerekeza abana bacu. Ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko hasenywe ibyumba bigera ku 8 mu gihe iri shuri ryari rimaze imyaka 6 rikora, bagatungurwa n'uko ryasenywe. Ntabwo ari uyu munsi byatangiye, twari twandikiranye. Urumva twebwe kubera ko dukorera ahantu hatari ahacu, dusaba temporary houses rero kuzubaka. Turazubaka, ariko ibyo twagombaga kubaka, urabona iyo uri murubaka ibikorwa n'ibyo ugiye gukora, bakomeje kujya baza kudusura bakatubwira ngo kubera ko ari ishuri nimuhindure, nimukore ibi ngibi, nimukore ibi ngibi. Ariko kubera ko abatipe bari baranyatse amafaranga ya ruswa sinyibahe. Ubwo ba nyiri ishuri cyangwa abayobozi? Ba nyiri ishuri cyangwa abayobozi? Ba nyiri ubutaka cyangwa abayobozi? Abayobozi ntabwo ari ba nyiri ubutaka. Ba nyiri ubutaka bo turabakodesha nta kibazo. twebwe
ba nyir'ishuri ubwo ni twebwe yego noneho rero bashatse kuhasenya kubera ko rumva twari twujuje kandi babona nyine turimo turahakorera kubera ko twari twasabye accreditation bakagira ngo nesa itazabasha kuduha accreditation bahitamo kuza kudusenyera kubera ko ngo nta mafaranga twabahaye ubwo abayabakaga ntabwo babyitwaza baravuga ngo temporary houses ngo zimara imyaka 2 kandi imyaka 2 ubu nibwo twari tukimara kubaka ikindi ni uko twebwe twamaze kubona bari kudutoteza duhita dutakambira sena yari itaradusura twabahaye kopi bose na minaroke n'intara n'iki urumva ubwo rero njyewe nari naje Faisal kwivuza ntabwo nari mpari ngo mu gitondo bajyayo gusenya bagiye gusenya noneho umugabo ngo ajyayo kureba kuko yari yakoreye igitaramo ahageze ngo baramuhamagara ngo nagarure ngo nasibe ngo amafoto yafashe bubaka basenya basenya ngo nasibe ari we ari umwana ngo bambambura umukobwa wanjye ngo bambura telefone noneho igihe ngo agiye kujya mu modoka ngo afandara umupolisi ngo wari aramuhamagara ngo aramubwira ngo ngwino tuvugane turi inyuma ngo amwambike ipingu ngo aravuga ngo kurwanya inzego kandi mu by'ukuri ntabwo yewe bumva umwana niwe ubimbwiye ati mami ntabwo papa yageze arwanya inzego ahubwo bangaga ko hari ifoto n'imwe isohoka ubu nta mafoto namwe mufite bari gusenya amafoto yarahari kuko abandi n'abaturanyi bayafashe bayohereza ubwo rero ntibadutabare pe ubwo se umuntu agezeyo yavugana na bande yasangayo bande hariyo umukozi jyewe urumva jyewe ndi Kigali naje Faisal kwivuza ni ibibazo ese ubwo ni umurenge washenye cyangwa ni akarere ntabwo mbizi ariko ubwo ni umurenge kuko ngo bari kumwe na lande w'umurenge ngo na visi meya ngo n'abapolisi simbazi igihe numvaga nyine ni abaturanyi bari kumpa amakuru umuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Bizimana Eric yabwiye itangazamakuru ko gusenya iri shuri biri muri gahunda yo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera icyakora akavuga ko uwaba watse ruswa umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya St Rita akagira ibimenyetso yabijyana mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. yahawe icyangombwa cyo kubaka inyubako y'igihe gito yego kandi itegeko rivuga yuko iyo umuntu ahaye icyangombwa cyo kubaka inyubako y'igihe gito itarenze imyaka 2 nyuma imyaka 2 ishize nibwo twamwandikiye indi baruwa tumumenyesha yuko agomba gukuraho iby'inyubako y'igihe gito yasabiye uburenganzira ibaruwa arayibona ntiyagira ikintu akora hanyuma icyo gihe twamusabaga ko agomba kuvanaho izo nyubako z'igihe gito hanyuma muri 2026 turongera tumwandikira indi baruwa iya mbere mwari mwayimwandikiye igihe ki muri 2025 yego ariko niba 2025 ya mbere yandikiye yamuhaga uburenganzira bwo kubaka inyubako y'igihe gito muri 2022 muri 2025 tumusaba kugira ngo avaneho za nyubako z'igihe gito yari yasabiye icyangombwa yego ariko kubera yuko igihe cye cyarangiye ntiyabikuraho ejo bundi turongera tumwibutsa yuko iyo nyubako yamaze kurenza igihe twavuganye ntiyabikora itegeko rero rivuga yuko iyo umuntu asabwe kuvana inyubako yashyizeho yego ntayikureho ubuyobozi bwite bwa leta iyo nyubako buyikuraho hanyuma
ibivuyemo bikaba ubwishyu bwaje kubikuramo cyangwa se bikanakoreshwa mu kubakira abatishoboye cyangwa mu gufasha abatishoboye. Rero ni icyo gikorwa twazindukiyemo kugira ngo tuvane izo nyubako z'igihe gito yubatse. Ubu ngubu iri tureba munsi ryo rirasigaye? Ntabwo ibyo nta kibazo. Yego. Iyo ni inyubako y'amatafari. Yego. Ariko iyo nyubako y'igihe gito ijyanye n'ubundi n'icyo yarubakiwe. Niyo mpamvu rero twavanye iyo ngiyo kuko rero twatangiye icyangombwa. We yari yabasubije ate? Ntabwo yigeze adusubiza. Hanyuma ko ari verisiyo ebyiri nubwo kimwe umuntu atabikorera contre verification ngo gifatike, avuga ko yakoze rekuru muri Sena ngo yandikira Sena ayigaragariza akarengane afite. Iyo ni verisiyo yiwe ya mbere. Iya kabiri bari bataramusubiza kandi yarabamenyesheje na Minaloc. Ayo makuru ntabwo tuyafite. Ibaruwa nta kopi ntayo mwabonye? Ntayo mfite kabisa, ntayo dufite. Hanyuma hakavugwamo n'ikindi kijyanye na ruswa, ko ashobora kuba hari abantu bashatse kumusaba ruswa nubwo atari wowe. Yego. Arayibima. Iyo afite ibimenyetso. Yego. Abo bantu barakurikiranwa n'amategeko. Yego. Okay. Naho nibyo twakoze bijyanye n'itegeko, bijyanye n'inyandiko twagiranye. Ngo twiye tunyuranye n'itegeko rivuga. Yego. Ariko niba harimo ibijyanye na ruswa. Yego. Icyaha cya ruswa gifite itegeko rikigenga. Abo bantu bakurikiranwa hakurikije uko itegeko rivuga. Ubu ngubu ibi bikoresho bigiye kujyanwa he hagati y'ibyo byombi mwavugaga? Ibyo bikoresho biraza birabikwa ku murenge. Hanyuma bizakoreshwa mu kubakira abatishoboye. Cyangwa bikoreshwe mu bijyanye no gufasha mu bikorwa by'inyungu rusange. Biravugwa ko n'umugabo wiwe yahageze aje kureba ukuntu barimo gusenya, mukamuhamagariza polisi ikamufata ikamufunga. Ntabwo twamuhamagarije polisi. Hari ibyo arimo kubazwa ku bijyanye n'iyo nyubako. Ibyo namara kubazwa icyo ubutabera burakora ibijyanye n'itegeko rivuga. Yego. Niki asabwa we kugira ngo adakomeza guhomba nanone n'umuturage wawe? Biroroshye rwose. Aho ngaho biremeye yuko ashobora gusaba icyangwa cyo kubaka. Niyo ngiyo niyo bita R4. Yego. R4 ni residential iyo stage ya 4. Yego. Hemerewe guturwa. Cyangwa akaba hashyirwamo ibikorwa by'inyungu rusange, ibyo bita condition use. Yego. Ibyo arabyemerewe kuba yasaba icyangombwa akubaka mu buryo bujyanye n'amategeko. Yego. Ubwo burenganzira bufite bwose. Yego. Uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo uwaramutse yanditse asaba ko mwabisuzuma cyangwa murasadeja n'abamaze gukururana nawe ku buryo nubwo yakwandika nta kintu byatanga? Oya, ni umuturage w'akarere. Ibikorwa akora ni iby'inyungu rusange. Mu gihe yakwandika yujuje ibisabwa, rwose twamuha uburenganzira busesuye bwo kugira ngo ashyire inyubako ijyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Kuko twebwe ibyo turimo gukora ni ugushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera. Kandi iyo nyubako yari iri aho ngaho ntabwo ijyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Yego. Igihari mu gihe yasaba muri sisiteme, agasaba yuko ashaka kuhashyira ishuri cyangwa akahashyira inyubako. Yego. Ubwo burenganzira arabufite. Yego. Ariko ntabwo twemera yuko washyiraho inyubako y'ibiti. Yego. Muri uwo buryo utera imbere gushyira ibiti rwose icyo ntabwo cyemewe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo musanga yarubakisha amatafari ahiye ntabwo mwari kwishyira hasi? Ntabwo rwose twari kubishyira hasi. Yego. Arazira yuko yubakisha imbaho. Yasabye yari inyubako y'igihe gito. Yego. Kandi inyubako y'igihe gito ntirenze imyaka 2. Yego. Rero yagombaga guhindura inyubako y'igihe gito. Yego. Akayikuraho. Yego. Hanyuma agasaba muri sisiteme ibijyanye n'inyubako ijyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Yego. Ni ibintu byumvikana rwose. Yego. None none kuba ubu ngubu yaragiye yavugurura, wabonaga ko yavugururaga nta cyangombwa afite? Nta cyangombwa afite. Akavugurura inzego z'ibireba? Ntabwo mbizi kuko jewe
icyo nagombaga gukora ni ukongera kumwibutsa namubwira nti ibi bintu urimo kubaka ahangaha binyuranye n'icyerekezo cy'umujyi. Yego. Ntabwo umujyi urimo kubakwamo imbaho. Nta mujyi w'imbaho ubaho. None iyi minsi yose kuba iyi minsi yose yarishize abantu ntibashobora gutekereza ngo nyine ni icyo kibazo cya ruswa yatswe bakarinda babisenya kuko niho munyura ubuyobozi bwose buca ahangaha bukoresha umuhanda ni kaburimbo kuko byarinze bigera ahangaha mutaramuhagarika. Leta y'ubumwe irigisha. Yego. Ikoresha procedure kuko ntabwo twanyuranye n'itegeko rivuga. Yego. Umuntu twaramwandikiye. Yego. Tumwandikira rimwe, tumwandikira kabiri, tumwandikira gatatu. Yanga gushyira mu bikorwa ibijyanye n'itegeko. Yego. Iyo wanze gushyira mu bikorwa ibijyanye n'itegeko rero, icyo twebwe nka leta dukora, tubishyira mu bikorwa natwe dukurikije itegeko rivuga. Yego yego. Rero ntabwo ari guhita usenya utabanje kujya inama. Yego. Twamugira inama, turamwandikira. Inshuro nyinshi inyandiko zirahari n'itegeko icyo rivuga. Twagiye turyubahiriza. Ariko mu by'ukuri yabaye nk'ikiganda. Ntabwo yashyize mu bikorwa umurongo. Yego. Niyo mpamvu rero byari ngombwa yuko noneho tureba se iki tegeko rivuga iki. Igihe umuntu yangije itegeko akanyuranye n'iki tegeko rivuga bigenda biti. Ubwo abana barerekeza he? Mwabafatiye izihe gahunda? Ntabwo ikibazo ntabwo ari abana. Yego. Kuko abana ubu turi mu biruhuko. Abana bagiye mu biruhuko nta n'ukwezi kwari kwashira. Kuba bashaka andi mashuri birumvikana. Kugira ngo bashobore kuba bagira ahandi hantu bajya kwiga. Nabyo birashoboka ko bashobora kujya ahandi. Yego. Turabashimiye. Murakoze cyane. Naherutse uri umukristo wo mu Badivantiste. Nitwa Peter Clever Nizeyimana, turi hano mu karere ka Muhanga.